mutima wa Afurika y'Uburengerazuba hari igihugu cyitwa Burkina Faso. Igihugu cyanyuze mu bihe bikomeye by'umutekano muke, ubukene n'ihungabana rya politiki. Muri ibyo bihe havutse izina ryatangiye kuvugisha benshi ku isi. Ibrahim Traoré, umusirikare ukiri muto wahagurutse agafata inshingano ziremereye kurusha imyaka ye. Yavutse mu 1988, akurira mu gihugu cyari kimaze imyaka myinshi gihura n'ibibazo by'imiyoborere n'ihungabana ry'umutekano. Akiri umunyeshuri yaranzwe no gukunda igihugu no kugira ibitekerezo byagutse ku hazaza h'igihugu cye. Nyuma yinjiye mu gisirikare ahakura amahugurwa akomeye, umwe mu basirikare boherezwa mu duce twari dutandukanye twibasiriwe n'iterabwoba mu majyaruguru ya Burkina Faso. Ntiyari umuyobozi wo mu biro, yari umusirikare ku rugamba. Abona akaga imbonankubone, abona uko bagenzi be bapfa, uko abaturage bahunga bata ingo zabo, n'uko icyizere cyagendaga kigabanuka. Nuko muri 2022 igihugu cyari kimaze igihe kiri mu mvururu za politike. Perezida wari uri ku butegetsi icyo gihe, Paul Henri Sandaogo Damiba, we n'abari bagize itsinda ry'abayobozi Damiba nawe yagiye ku butegetsi binyuze muri coup d'etat, asezeranya abaturage umutekano, ariko uko amezi yagendaga ashira ibibazo by'umutekano ntibyagabanutse. Mu gisirikare hakomeje kuvukamo udutsinda tw'imiyoborere. Abasirikare bamwe bumvaga ko intego ye yo kurinda igihugu bari bafite yagendaga itakara. Kuwa 30 Nzeri 2022 ibintu byahinduye isura mu buryo butunguranye, ubwo Ibrahim Traoré n'itsinda ry'abasirikare batangaje ko bafashe ubutegetsi. Bavuga ko intego yabo ari ugukiza igihugu, kukirindira umutekano no kugiha ituze. Icyo gihe yabaye perezida w'inzibacyuho, abumwe mu bayobozi bato ku isi bayoboye igihugu bakiri bato. Isi yaratunguwe, umusirikare w'imyaka mike cyane afashe icyemezo gikomeye cyo kuyobora igihugu kiri mu ntambara. Mu ijambo rye rya mbere, Ibrahim Traoré yagaragaje ko icyerekezo cye ari ukwigenga, kwirwanaho no gushyira imbere inyungu z'igihugu. Yavuze ko Burkina Faso idashobora gukomeza gutegereza ubufasha buva hanze mu gihe abaturage bayo bari mu kaga. Yashimangiye ko kandi igihugu kigomba kongera kubaka ingabo zacyo, kongera imbaraga mu kurwanya iterabwoba no gushaka ubufatanye bushya mpuzamahanga butagendera ku gitugu cya politike y'u Burayi. Ibyo byatumye avugwa cyane cyane mu rubyiruko rwa Afurika, abenshi bamubona nk'isura nshya y'umuyobozi utinyuka kuvuga ko Afurika igomba kwigenga no kurwanya ubusumbane bw'imibanire y'igihugu. Amagambo ye yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bamugereranya n'abayobozi bagiye baharanira kwigenga kwa Afurika mu gihe cyagiye gishira mu mateka ya Afurika. Ariko ubuyobozi bwe ntibwabaye inzira yoroshye. Igihugu cyakomeje guhura n'ibitero byitwaje intwaro, ubukungu bugeragezwa n'ibihe mpuzamahanga. Hari abamunenga bavuga ko ubutegetsi bwe bwa gisirikare bushobora kugabanya kwisanzura kwa politike n'itangazamakuru. Hari n'abandi bamushyigikira bavuga ko igihugu kiri mu ntambara gikeneye umutekano gusa aho kuba gikeneye ubwisanzure. Traoré yagaragaje gushyira imbere igitekerezo cy'uko abaturage bagomba kugira uruhare mu kwirwanaho, abasaba kwishyira hamwe maze bakagira ubwitange. Yavuze ko igihugu kidashobora kubohorwa n'abandi, ko abanyagihugu ari bo bagomba gufata iya mbere mu kugira ngo birwaneho ndetse bagere ku byo bifuza. Ibi byatumye bamwe bamutinya, bamufata nk'umuyobozi w'impinduka.